Amazina yanjye nitwa Joanna, nkaba ndi umuvandimwe wa Joy, ariko nanone ikibazo kikaba kimwe gusa. Turi impanga ariko turasa birengeje urugero. Ikibazo ni uko uwo nzamubaza azavuga ko ari njye uri kwivuga kubera uburyo dusamo. Gusa byanga byakunda uyu mujyi ntabwo mwinjiriyemo ubusa, ikimuhagurukeje iwacu ndakizi. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi nanjye natazi ngomba kubona umuvandimwe wanjye kandi nkamubona ari muzima. Ntabwo nzigera acika intege. Abantu mwatwe cyane cyane iyo tugeze ku mpanga yacu tumera nk'igisasu gitarikiye ahantu. Ntabwo nzigera mva ku bintu. Inje ndi Joanna wa nyawe. Iyo mbimenya sinari kugenda nebya. Amazina yanjye nitwa Joanna, nkaba ndi umuvandimwe wa Joy, ariko nanone ikibazo kikaba kimwe gusa. Turi impanga ariko turasa birengeje urugero. Ikibazo ni uko uwo nzamubaza azavuga ko ari njye uri kwivuga kubera uburyo dusamo. Gusa byanga byakunda uyu mujyi ntabwo mwinjiriyemo ubusa, ikimuhagurukeje iwacu ndakizi. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi nanjye natazi ngomba kubona umuvandimwe wanjye kandi nkamubona ari muzima. Ntabwo nzigera acika intege. Abantu mwatwe cyane cyane iyo tugeze ku mpanga yacu tumera nk'igisasu gitarikiye ahantu. Ntabwo nzigera mva ku bintu. Inje ndi Joanna wa nyawe. Nari kugumaho byoroshye, ubu ndarira. Sasa nahageze, umukobwa namubonye, ngiye gushaka uburyo bwose mukuramo amakuru yose nshaka. Ariko kuva namubonye byose birakemuka. Vuba ahangaha kandi kuva umukobwa namubonye nta kindi gisigaye. Ikindi ni ukumukuramo amakuru yose nshaka. Ndanatangira none kandi baretse gato ndaje. Ahubwo uri injira ntabwo wafunze. Mwaramutse? Mwaramutse. Ese wa mugabo we none ni ibiki unzaniye mu gitondo ko nzindukiye? Gusinzira byaranze. Nyana ngo turangize ikibazo. Ye nta kibazo mfitanye nawe. Urabizi ko byansinyira urabizi. Nabizi ko byagusengera se wazakwirirwa winjira mu rugo rwanjye usohokamo winjira mu rugo rwanjye uzi ko utazasenya urwo rugo urashaka ko rwubakwa. Urumva nyine hari ibintu biba ukabura uko bigenza. Icara aho ngaho numva ibyo umbeshye. Icara aho ngaho numva ibyo mbwira. Bimeze bite? Sawa. Gusinzira byanze. Byanze. Ariko akabagabo muri minsi muransetsa ko ubu ko wafashwe nibwo gusinzira byanze, kandi iri kubikora wububa uragenda ugasinzira uruhande rw'umugore wawe uzi ibyo uvuyemo unamubeshya nta kibazo ufite. Rega icyaha. Nagiye ntekereza ko byose bizashira, nta
nata ibyanjye byose mu byiringiro. reka icyaha cyawe bihora ari icyaha nyine tu. none ngeje kureba ngo ni iki kindi ushaka kugira ngo usinzire. Okay, nyeko nyango. Nongereye ngaruke mu buzima neza, ndashaka tubicoce nazajya mba ahandi hantu. Sibyo? Umugoranye ntazabimenye. Yego nawe si shyashya simbizi bye ariko ndashaka tumire neza nyine nazabimenye. Ko iyo ukora ibyo wambara umugore wawe sinzajya ku kabari cyangwa njye kwa Muruda haruguru cyangwa mu kubivuga mu kabari. njye njya mu kabari se ngo bizagerayo. Nubwo utabivuga rega arakuntu kantu kagenda ujya kwicara wicara no karaje n'abantu babona ninjira no bikanya. Niyo byaba ari kwizo n'ingaruka n'ubundi z'amakosa baba barakoze. Ariko njyewe na igihe cyose uzagendera kure y'umuvandimwe wanjye ukamugendera kure ukagenda ugakunda umugore wawe urumva amasezerano waramusezeranyije ugaheruka. Ngewe nta mwanya wo kwirirwa nicara ndi kukuvuga nta kintu byambarira. N'uriya mugore ntabwo abikwiye. Hano ntabwo akwiye umugabo nkawe wirirwa umusebya. Ariko ngewe icyo mbikorera nzabikorera ni umugore wawe kuko nta mugore wakwishimira kumva ko abantu barimo bose bari kugenda babifite umugabo we ngo bamuca inyuma bamusanze mu rugo rwo kwa kanaka. Ntabwo yaba ari inkuru nziza yo kumva. Amarira arashoka ubudasiba kandi simfite n'uwondirira. Twashakaga se inyanya mutazange neza dutanga ku kiro muri detaye dutanga duhereye kuri 200. aduhaye za 200 za 200 zirahagije sizo guteka nonaha. tugure n'intoryi se nta kibazo. aduhaye n'intoryi za 200. hari dukeya se none Ni byinshi biraza Ntabwo wongeza se. oya Ndagomba kutwongeza. ariko ntabwo ngiye kubikora kugira ngo umushyigikire uzakomeze ukore ibyo bikorwa. Ngiye mbikoreye icyubahiro cy'umugore wawe. Ikindi ugendere kure y'umuvandimwe wanjye. Naha n'inzira umuvandimwe wanjye yaciyemo wowe ukayicamo. Tongera kumva ko ahantu mwahuriye. Nanjye ubwo imyanzuro nzafata inzu yizi. Nyine urumva rega urabizi ko umuntu yishukana ntabwo twenyine ntabwo igiye n'ibibaho n'abandi n'izindi ngo ziko zimeze. Umwana wawe murumuna wawe umuvandimwe ni murumuna wabeze ageze mu gihe nyine ageze mu gihe cyo kubenguka nyine. Abenguko n'abantu batubatse wewe warabengutswe byararangiye wowe wabengutse n'urawe. Wasanga atari nyine ngo mfashe. Yewe ni kuba atari wowe wenyine nta kintu bivuze. Okay, ariko ibyo tubirekeze urakoze mama mabariye nabwo nta kibazo. Murakoze rwose ndabashimiye. Ndashaka twiyumva twongeye tuba abaturanyi kazi. Dena n'umwana naje hano nakubura gusinza biranga ndara nibaza aho tuzabona kujya gusaba imbabazi n'umugore ko nazindutse. Aisha Akira tukwishyura. ibyo jarafini ari kudaha n'igitongoro. Ya. ikinini se Yaduha 2 bitoya. ari kudaha 2 kamwe tukagateka uyu musa kandi ejo. Duhe 2 bitoya. mbona mushaka kumpombya. Tuzahora tuza kugurira. Ariko mugiye mwishyura abakozi ubutaha Zagaruka. namwe murakoze. Aje twanyuze.
sindajya no mu kazi ariko babimbwiye rero nshaka kugufata nturajya mu kazi tuze urumva wisubiraho kandi nawe ubitekerezeho wubahisha umugore wawe unamwubahe urumva kuko nawe kuzajya kumva ukumva hanze abantu bari kumuvuga ntabwo ari cyaba ikintu cyiza yewe nta gahunda yo kugenda nasasa ibyabereye hano nta gahunda bifitiye mu gihe cyose nawe uri bwisuzume ukireba ukiminjiramo agafu ukamenya uko ugomba kubaka urugo rwawe ukava mu bana batoya urumva warabasize uwo wagiye gufata umwanzuro wo kubaka uzi ibyo ugiye genda rero wubake wubahishe umugore wawe umukunde uve mu bana batoya njyewe nta kibazo mfitanye nawe urumva kandi na mbere hose ntaragusanga mu rugo nta kibazo mfitanye nawe cyari gutwara abaturage beza umugore wawe ni inshuti yanjye ni umwana mwiza niyo mpamvu mbikoreye amarira arashoka ubudasiba kandi simfite n'uwondirira genda nawe wisuzume ntuzongere gukora ikosa nk'ibyo wakoze cyane ko murakoze cyane rwose ndanabashimiye rwose murakoze cyane ndabashimiye rwose genda nyine nawe tukigiye mu kazi reka none rero nyine akoma ariko se ariko nagafatanye nakemera ntacyo nakora oya nta kibazo kugafata genda ukagurira umugore wawe cyangwa ugure igitenge nubwo natazi ibyo njye ntabwo gakeneye twe nta kibazo murakoze ndi mu kazi rwose murakoze kumbuvura umutima wanjye rwose murakoze rwose nta kibazo ruhuka ariko utazongera kubisubira murakoze cyane rwose murakoze ubushyuhe mfite nawe urabufite kubera icyo wowe udashyuha yarwaye ubushuhe ayiwe shapore kabisa hariya boro ni kure cyane ntabwo ari kure birengeje urahamenyereye se ntabwo mazi cyane zikahita zinzuzi cyane kubera kutamenyera gusohoka hanze ngenda ariko ntabwo nakwiburiramo na gatoya none se wageze hano utubundi aha nanjye numbaza oya ni we ndi kubaza kandi ari wowe nyine nyiri bwite ndimo ndabaza rore yabwiyeho bike yambwira ko hari yagusanze ku muhanda nyine yasanze ku muhanda arazana mba ndi hano none se wabaga ku muhanda hanze ariho navukiye nanjye gusa ndabimenya sindasobanukirwa nanjye icyegeranyo cy'ubuzima bwanjye ibyo bintu ntabwo bishoboka umuntu yavukira ku muhanda hari ukuntu ariho wisanga umenya ubwenge ariho uri bikagorana kumenya aho wavukiye ushatse kumbwira ko wamenya ubwenge wisanga ku muhanda rwose nakubeshya kabisa n'ubyo nabyo ntabwo bishoboka gusa nta kundi ugira telefone yumvira we ndi kukubwira ati ngewe ubuzima bwanjye ni imihanda ku mihanda bahatungira telefone ariko hari ukuntu ubona telefone no saba ku mihanda hose tuvuge ko nta telefone bagira nose mu gitondo ntabwo byakunda nari mu gitondo nabwo twabikora nabi akoze ubwo umva se ndabona hari umuntu kumamagara cyane wamupira gato nkamwitaba ndatangwa amagana nta kibazo n'insozi ibyo turi kuvugana sawa urakoze none ko mamagara cyane se ninde noneho nomena niyo nzi nomena nzi kabisa halo Niriwe, ninde tuvugana? Jambier. Inde? Jambier. Jambier wae. Jambier wae. Sanja neza numve Jambier sinzi tu. cyangwa warageze hano urore nabonye ari umwana mwiza aragukunze akayiguha telefone yamaye kereka igihe nikigera akayima nabwo ntabwo nayanga ariko ubu nta fone ifite pe nta kibazo ni byiza nyine kuba ubimbwiye nimba utambeshya ariko ntabwo nakubeshya ariko ni n'ibintu byumvikana
kuba uvukire abantu baba baba imihanda bakaba batunze ubundi unayifite ushobora no kuryama ugasanga bayiteruye. Ariko njye nta niyo nigeze pe telefone ariko ubu nzayigura mu gihe kizaza. Ni byiza noneho nyine uzambwire nanjye ngushyirireho make. Tuzareba ibyo ari byo iminsi izagenda yicuma abona hari ikizahinduka. Ni byiza usigaye guteka iki ko tuvuye guhaha? Ngiye guteka umuceri. Inzara inameze nabi byatabi muri izuba. Rero kambe nkuretse mbe nigiriye mu nzu nta kibazo. Rero nanjye reka ngire vuba turebe ko twarya. Sawa yanagiye. Sawa ntareba. Korore yarabaturanye nta kibazo bambwira kuko ndi mu kazi nk'iminota nk'itanu wenda kuko ndi mu kazi tu. Akazi urimo cyangwa ibyirimo njye ntabwo bindeba baranyirukanye ndashaka amafaranga njye gukodesha. Bande bakwirukanye? Mu rugo bakwirukana iki? Kubera ko bakubonye mu rugo. Bakubonye mu rugo bagusohoye mu rugo? Batoye mu rugo. Wakoze iki nyine ko nshaka kumenya? Ni impamvu bagusohoye mu rugo? Kubera wowe. Njyewe? Nase iriya gahunda niyo yatuma bakwirukana ako kanya? Bakubonye mu rugo wese yirukana. Ahubwo mufite n'ibindi mupfa ntabwo ya gahunda yari yatumye bakwirukana. None turabigenza gute? Numva nabigenza ute njyewe? Ngiye icyo turi bukore. Shaka amafaranga. Y'iki? Yo gukodesha? Wari wambwiye. Sa yo gukodesha ntabwo ngeze mbikubwira njyewe kabisa. Barambeshye. Ase gucyo bagabo muri wowe bari. Gute? Kubera iki njyewe? Kubera icyo wabinkora ko? Ibiki nagukoze? None se ntabwo wari wanyemereye amafaranga. Nose njye umva nkubwire sibyo? Njye amafaranga nakwemereye. Umva boss narahageze rwose nyine nasanze ariwe. Uko nahageze subizi uko twabipanze niko nyine byagenze usibye ko hatunguyemo ibintu bikeya. Naraje nyine ndahagera mbona umukobwa nahise mubona ako kanya mbona niwe rwose niwe kabisa boss. Gusa nyine byari bigoye kuhagera nasanze muri urwo rugo umukobwa nakubwiye ko ari muri famille babana ari babiri nasanze barimo baratongana gusa umve ko umukobwa namubonye ariko nta phone agira nyine naraye sinzi ibintu bari bagiye guhaha kubera ko baramutoraguye amakuru mfite make ngo baramutoraguye bagiye guhaha. Yes boss bagiye guhaha barangije njya mu kibaga cy'imsanga na telefone afite kandi namucuruza nkabona nta telefone afite. Nzakubwira boss ndaza uyu munsi nagubwira nagushubije ndaza kumenya neza niba nta phone afite gusa nta phone afite. Sawa boss ndajya nkubwira amakuru boss. Sawa murakoze. Wambonye rangi mo ndavugira kuri telefone. Njye amafaranga nakwemereye ntago ari gukodesha nayo kugukora neza imisatsi kugujyana muri salo bakagukora neza imyenda bakakugurira imyenda nta mafaranga y'inzu nakwemereye njye urambeshye ntumbeshyere. Ibyo ntabwo twiye tubivugana nta munsi nimwe twiye tubivugana ibyo bintu ntumbeshyere. Please umva nkubwire umva mfite umugore wanjye mfite
mfite urugo rwanjye ntago najya kugutereka iwanjye rero shaka uko ubigenza umva mbaragorekana nagukupe nibere mu kazi umva reka ko na stress z'akazi nizo mfite ntago zinyoroheye sibyo Bende kubwana ukubyumva ntago uri kubyumva ngiye cyo nashakaga nakigezeho kazi yako genda wirwarize kibazo ariko utegura impinduka nyuma y'ibihe ihe impinduka ko nazahora nkwengenga harimo impinduka iye impinduka uri kumbwira ndakumenyesha utumva ko kuba mu buzima ibi byose ukoze uzabyishyura umva nkubwire nakoreka ko na stress bikora akasitoka ibyo nicyo ubumbwira wowe iminsi wowe icyo nashakaga nakigezeho nta mpamvu uzajye guha n'abandi bazagushakira iyo nzu toka sinari kugenda nebya amarira arashoka ubudasiba kazi munsi kawe danje ngareka nko kubaza ko muzitese ikintu twashaka kubabaza ameze neza ese ko nashaka kubereka ifoto ngo mundebere nimba umuntu uri hano mumuzi umuntu hari ahantu wari umuzi nagiye ntekereza ko byose bizashira nahati ibyanjye byose mu byiringiro ariko igihe cyaratambutse kinyicira umutima nibaza impamvu buri munsi bitagira iherezo